Mu bihe byiza umuntu agira hazamo n'ibihe byo kuruhuka, ariko bikaba byiza cyane iyo uruhutse nta kikubangamiye mu buryo ubwo ari bwo bwose. Mu buryo dukoresha turuhuka bwo ni bwinshi, ariko ubw'ingenzi cyane kurenza ubundi bwose ni ugusinzira. Ese wari waryama ahantu heza hatuje hari amahumbezi ngo wumve ukuntu uruhuka unezerewe? Ese wari waryama ahantu hari urusaku ngo wumve ukuntu ubyuka umerewe? Uno munsi tugiye kugaruka ku ntenge yo kugona, ikiyitera, uko yakira ku muntu uyifite ntabangamire bagenzi we nawe ubwo atisize. Tuguhaye ikaze kuri YouTube channel yacu Inzobere TV Show. Iyi nkuru tuyikesha www.humanbrief.com, www.humithealth.com. Nk'uko wabyiyumviye, tugiye kugaruka ku kibazo cyo kugona. Ese biterwa n'iki? Byakira bite? Kora subscribe maze turandure ikibazo burundu. Mu kiganiro yagiranye na TV1, Dr. Kayitesi Batamuriza, inzobere mu kuvura indwara zo mu mazuru no mu muhogo, zivuga ko kugona ari ikibazo kibaho igihe umwuka utabasha guhita neza mu myanya y'ubuhumekero bitewe n'uko hari ahantu hafunze. Ni ikibazo kibasira abana bato, ariko cyane cyane kikanibasira abakuze. Bivugwa ko abagera kuri 45% bakunze kugira iki kibazo. Kugona biboneka by'umwihariko mu bagabo kurusha abagore. Uretse kuba bibangamira cyane, aba bana n'ugona mu cyumba kimwe cyangwa se ku gitanda kimwe nawe ubwe bimugiraho ingaruka, dore ko bishobora gutuma ahera umwuka mu gihe asinziye cyangwa se bikamukurura indwara z'umutima. Dr. Kayitesi Batamuriza ni inzobere mu kuvura indwara zo mu muhogo, mu mazuru no mu matwi mu ivuriro Human Health Clinics. Avuga ko kugona biterwa n'impamvu nyinshi zitandukanye, harimo ibibyimba byo mu mazuru, ururimi runini, kuryama ugaramye, umubyibuho ukabije ndetse n'ibindi. Kugona bishobora gutera ingaruka zitandukanye, harimo ko ubwonko butabona umwuka uhagije cyangwa se oxygen, usinzira nabi n'izindi ndwara zandurira mu myanya y'ubuhumekero. Uyu muganga ashimangira ko ikibazo cyo kugona kivurwa kigakira. Iyo ufite icyo kibazo, ihutire kujya kwa muganga barebe impamvu nyamukuru igutera kugona. Mbese waba wibajije ikibazo nk'icyo ndi kwibaza muri aka kanya? Ubundi niba ndi inenge ikunze kugaragaraho kurenza abandi, ni kuki se ibagaragaraho kurenza abandi? Wakora subscribe maze tukabimenya byose uko byakabaye. Indwara cyangwa inenge yo kugona ikunze kwibasira cyane abagabo ku kigero cyo hejuru ugereranyije n'abagore. Hagendewe ku bushakashatsi bwakozwe bukagaragaza ko abagabo 60% bari hejuru y'imyaka 40 bibasirwa n'iyi nenge, naho abagore 40% bari hejuru y'imyaka 40 ukaba usanga aribo bibasirwa n'iyi ndwara. Ku bashakanye, iyo umwe adashoboye kwihanganira mugenzi we ugona, bishobora kuba intandaro y'amakimbirane kugera ku rwego rwo gutandukana, kuko urusaku rw'ijwi ruterwa n'iyi nenge rubangamira cyane abandi. Biragoye gusinzira bugufi bwawe hari umuntu ufite iyi nenge. Ni muri urwo rwego nk'Inzobere TV Show rwabateguriye impamvu itera kugona n'icyo wakora ukabyirinda. Ahangaha ushobora guhita wibaza uti, ese ni impamvu igitera kugona? Kora subscribe tuguhe igisubizo kirambuye. Dore uko bigenda. Kugona bibaho iyo umwuka uba usanzwe wacaga neza mu mazuru no mu kanwa ufunzwe ukabura aho uca. Kugona ni ikibazo kibangamira uburyo bwo gusinzira neza no kuruhuka, kikaba gishobora kubangamira abo muryamana. Gusa niba ugona rimwe na rimwe, ntabwo ari ikibazo gikomeye ku buzima. Kugona bigenda byiyongera uko umuntu asaza. Ikindi kibazo cyiza cyane kije gukemura inenge yo kugona, ushobora kwibaza utese iki cyatera umwuka gufungwa ukabura aho unyura? Aha rwose ntabwo waba utambikiye, wabibajije ikibazo cyiza cyane gifite ibisubizo biteye bitya. Gufungana mu myanya y'ubuhumekero. Abantu bamwe na bamwe bakunze kugona mu gihe bafunganye mu mazuru cyangwa barwaye sinizite, inyama nyinshi mu nkanka. Ibi ushobora kubivukana cyangwa se ukaba ubyibushye birengeje urugero. Akamironko karekare ni ka kantu kaba aho akanwa gatandukanye inzira y'ubuhumekero no mu muhogo. Iyo ahantu hakoranaho cyane bishobora gufunga inzira y'ubuhumekero bikaba byateza kugona. Kugona bikunze guterwa n'impamvu zitandukanye zirimo umunaniro ukabije, kunywa inzoga, umubyibuho ukabije ndetse n'imiti imwe n'imwe. Byumvikane ko
abagabo aribo bibasirwa cyane, ahanini kuko ari nabo babonekamo umubare munini w'abanywa inzoga ku gipimo cyo hejuru, akaba ari nabo bakunze gukora imirimo ivunanye ituma batahana umunaniro ukabije. Ubushakashatsi bwakozwe bwagaragaje ko abagore nabo basigaye bagona hafi ku kigero kimwe n'abagabo, kuko ngo batagitinya kunywa inzoga n'itabi, ndetse akaba ari nabo bakunda kwibasirwa n'umubyibuho ukabije. Nyuma y'uko kugona byangiza nyakugona, wakibaza ute se kugona ubundi biteza izihe ngaruka? Ku bantu bakunze kugona buri gihe bashobora kugira ibibazo bikomeye ku buzima, harimo guhagarika guhumeka mu gihe usinziriye biterwa n'ibibazo bikomeye, harimo kubyuka kenshi mu gihe usinziriye. Ibi nubwo hari igihe utabyumva, ariko ntihahandi ubyukana umunaniro cyangwa se ukabyuka umutwe urimo kukurya, biba byatewe no gusinzira ukanguka cyane kubera kubura umwuka. Umutima utangira gukora nabi, kumara igihe kinini ugenda ubura umwuka kenshi bitera amaraso kugendera ku muvuduko mwinshi cyane, bikaba byatera umuvuduko ukabije w'amaraso. Abantu bagona cyane baba bafite ibyago byo kwibasirwa n'umutima uhagarara. Kutaryama neza mu ijoro mu gihe usinzira nabi bigira ingaruka ku kazi kawe ukora buri munsi. Usibye kugutera gukora nabi, bishobora no gutuma wirirwana umunabi. Wumvise izi ngaruka, ese uzumvishe kimwe nanjye? Ukimara kuzumva, nta kindi wahita utekereza kitari icyo wakora ngo wirinde kugona mu gihe usinziriye, cyangwa se uko warinda kugona uwo murarana. Uzakora iki se? Ubundi biteye bite? Ubaye waracikanwe no gukora subscribe, wayikora ukazajya ubona n'ibindi biganiro by'ubutaha. Kugona bituruka kuba inzira zimwe z'ubuhumekero nk'amazuru, imihogo n'izindi ziba zifunze, bigatuma umwuka udasohoka neza. Ibyo bikaba intandaro yo guhata umwuka usohoka kugira ngo umuntu abashe gusinzira. Ibyo bigatera urusaku rwumvikana mu gihe umuntu asinziriye, kandi uko umuntu agenda akura niko umuhogo ugenda uba muto n'imikaya yawo ikagenda igabanuka. Hari abagore bagona iyo batwite, ariko ibi byo birangira iyo amaze kubyara. Nk'uko byatangajwe n'abashakashatsi batandukanye mu by'ubuzima, ngo hari uburyo butandukanye umuntu yakwifashisha mu rwego rwo kwirinda ikibazo cyo kugona. Ibyo bikagerwaho uko nyir'ubwite afata ingamba zo guhindura imibereho kugira ngo ahagarike kugona. Mu byakorwa harimo guhindura uburyo aryamamo. Niba uryama ugaramye, ni ukuvuga ureba hejuru, bituma ururimi rwawe no mu nkanka byegerana cyane bigasa n'ibifunze umuhogo, akaba ari byo bitera kugona cyane. Ushobora kuryamira uruhande rumwe mu rwego rwo kwirinda iki kibazo. Uramutse udashoboye kuryamira uruhande rumwe, hari imisego yagenewe kugufasha iki kibazo ituma uryamira uruhande rumwe. Gusa niba ibi bikoze ntibigire icyo bihindura, kugona bishobora kuba biterwa no kubura umwuka mu gihe usinziriye, aho uba ugomba kujya kwa muganga. Icya kabiri, irinde kunywa inzoga. Kunywa inzoga kimwe n'ibindi bituma usinzira cyane, bituma imikanka yo mu muhogo yirekura cyane, bikaba byatuma ugona cyane. Kuzinywa amasaha 4 cyangwa 5 mbere yo kuryama byongera kugona cyane. Niba usanzwe ufite iki kibazo, ni ngombwa kwirinda inzoga mbere yo kuryama. Gira imigenzo myiza mbere yo kuryama. Imigenzo mibi mbere yo kuryama ishobora kugira ingaruka nk'izi zo kugona. Nk'uko abahanga babyerekana, kumara amasaha menshi utaryama bivuze ko ujya kuryama urushye cyane. Iyo uryamye urushye cyane, bitera imikaya kwirekura cyane, bityo ukagona. Niba urushye cyane cyangwa se umaze igihe kirekire utaryama, mbere yo kuryama ushobora kubanza koga, bizakurinda kugona cyane. Icya kane, ugomba kugabanya ibiro. Niba wariyongereye ibiro ugatangira kugona, birumvikana ko ariyo mpamvu yabiteye. Icyagufasha ni ukubigabanya. Gusa abantu babyibushye aribo bagona cyane, nyamara hari n'abato bagona. Bivuze ko kugabanya ibiro bifasha bamwe atari bose. Mu gihe ubyibushye cyane, imikaya yo mu ijosi nayo yiyongera ubunini, bigatuma umwenge w'umuhogo uba muto. Bishobora gutera kugona mu gihe usinziriye. Kunywa amazi cyangwa ibindi binyobwa bihagije mbere yo kuryama. Kunywa ibyo kunywa birimo n'amazi bishobora kugufasha guhagarika kugona. Amatembabuzi aba mu myanya y'ubuhumekero no mu mazuru arakomera cyane. Iyo umaze igihe utanywa amazi, ibi bishobora kongera ikibazo cyo kugona. Muri rusange, igitsina gore bagomba kunywa amazi 2.5 litiro ku munsi, aha n'abariwemo n'ibindi binyobwa. Abagabo bakanywa 3.5 litiro. Icya gatandatu, sukura mu mazuru aho umwuka uca. Niba ugira ikibazo cyo kugona gitewe no gufungana mu mazuru,
Kuhasukura neza bishobora kugufasha kwirinda kugona. Iyo mu mazuru hafunguye neza, bifasha umwuka gutambuka neza bikarinda iki kibazo. Mu gihe ufite ikibazo cyo gufungana mu mazuru, ushobora koga amazi ashyushye mbere yo kuryama. Bizagufasha gufunguka ndetse bikurinde kugona uryamye. Icya karindwi, hindura imisego uryamaho. Ibitumuka mu cyumba ndetse no ku musego bishobora kugutera kugona. Ni ngombwa guhindura amashuka, ugasukura mu cyumba ndetse ugahindura n'imisego kenshi gashoboka mu rwego rwo kwirinda kugona. Iyo umukungugu cyangwa utundi dutumuka turi mu musego tubaye twinshi, bishobora kugutera allergie no gufungana. Ibi kandi bishobora kuguterwa n'inyamaswa ziba mu nzu nk'ipusi cyangwa imbwa. Byose bishobora kugutera allergie no gufungana cyane. Niba ku manywa uba umeze neza, byagera nijoro ugafungana, nta kabuza n'ibyo byose bibitera. Niyo mpamvu ugomba gushaka uko ubyirinda. Muri rusange, kuryamira uruhande rumwe, ukirinda kuryama urushye cyane cyangwa se wanyweye inzoga, ukoga amazi ashyushye mu rwego rwo kwirinda gufungana nijoro, ibi byose byagufasha kwirinda kugona. Niba ubona bitagufashije, ni ngombwa kujya kwa muganga. Ikibazo cyo kugona rero kibangamira abantu batari bake, yaba mu Rwanda no hanze yarwo. Kukihanganira ni ikibazo cy'ingutu. Ubaye utarakora subscribe, uyu ni umwanya mwiza wo kuyikora. Iyi video wayisangiza abandi, nabo bakamenya umuti urambye w'iki kibazo, maze tukakirandura burundu. Ikiganiro cyacu nakagaruka, naho ubutaha. Kurikirana Inzobere TV Show kuri YouTube channel ubashe kuzajya ukurikirana byinshi byiza tuzajya tukugezaho ku gihe. Ikoranabuhanga, uburezi, ubuzima, amateka, ibigwi n'ibyegeranyo ku bantu mwakunze kandi mukunda muri benshi, ndetse n'imyidagaduro. Kora subscribe bizajya bikugeraho ku gihe kandi vuba. Inzobere TV Show, feel you life, hope and knowledge.